Sashimwe Yesu ahimbazwe. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel, ariko bakakunda kunyita izina Muyumbe, bisobanuye gusenga. Niwo murimo ndagukora, gusenga Imana ndetse n'indi mirimo isanzwe iduhesha inyungu mu buzima bw'imibereho. Tugize umugisha wo kuganira, tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana Imana iduhaye kugira ngo tuganireho. Reka tubanze dusenge Imana kugira ngo tugire ijambo twasoma kano kanya. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo tugirira, tugushimiye kuko warinze itorero, tugushimiye kuko warinze Abanyarwanda, tugushimiye kuko warinze Afurika, tugushimiye kuko warinze isi muri rusange. Aka kanya dufashe ko kugira ngo tusome ijambo ryawe Mana, unyemerere uzaryumva rizamugirira akamaro, rizamwungure mu buryo bw'ubugingo, mu buryo bw'umwuka, kandi Kristo icyo wagambiriye uzagisosha umwete wawe. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome amagambo yanditse muri Yesaya ibice bya 45, tahera ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo wa 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Kuro n'Abisirayeli uko bazahaguruka. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikisha amavuta ati: niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye mu izina ryanjye. Uwiteka uguhamagaye mu izina ryanjye ari njyewe Mana ya Isiraheli, kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranyije. Nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ni njye Uwiteka, nta wundi, nta yindi Mana ibaho itari njye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi nari ndi gufashwa n'ijambo riri muri Yesaya, nifuje kugira ngo tuganireho. Gusa riri kunyubaka mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umwuka. Imana irimpaye kugira ngo tuganire, mwene data uri kudukurikira aka kanya ugire umugisha. Ijambo rya mbere duhawe ni ijambo rivuze yuko Imana igufashe ukuboko. Mw'iyi minsi igoye, nifuje kugira ngo nkubwire ngo Imana nigufate ukuboko, ngo kuko aharimo Kuro wabwirwaga ushyiremo izina ryawe, Imana igufate ukuboko. Ngo kuko yambwira ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, ngo yimikisha amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Hari amahanga ari imbere yawe Imana ibona, ikabona ko ari amahanga. Abakugenza, abo barozi bakubera amahanga, abo ngo bakugenza bakubera amahanga, abo ngo bakuvugaho ibibi bakubera amahanga. Ariko igitumye nongera kugira ngo tuganire mwene data, iri jambo Imana impaye ndi kugira ngo umenyeshe ngo Uwiteka nagufate ukuboko. Narangiza kugufata ukuboko, ikindi akora cyiza cyane, aravuze ngo nzakenyuruza abami, ngo kugira ngo ngukingurire inzugi z'ibyuma, ngo kandi n'amarembo ntazugarirwa. Irindi jambo Imana ivuze ngo nzakujya imbere. Haleluya! Nzakujya imbere. Iyo Imana ikuri imbere, ibintu byose bisa nkaho byakwitambitse Imana ibikura, warangiza ugatambukira mu mucyo kuguka Imana ikuri imbere. Kandi iyo Imana ikugiye imbere, hari ibindi bintu Satani aba yaragushyize imbere. Cyambere abantu benshi, hari abashyize ubutunzi imbere, hari abashyize icyubahiro imbere, hari abashyize n'ibindi bigiye bitandukanye imbere. Ariko Uwiteka numara kumwemerera akagufata ukuboko ni kimwe, ikindi akakujya imbere. Ibyo bizatuma ibyakugiye imbere Imana nayo ibikuraho, yamara kubikuraho ikakwambika imbaraga z'Imana. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya! Irindi jambo nakuyemo ryiza ryanyubatse ngo ni njye Uwiteka, nta wundi, nta yindi Mana ibaho itari njyewe. Nzagukenyeza nubwo utigeze
kumenya. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Nari ngize ngo mbabwire ngo bene data, icya mbere nari mfite amagambo ageze kuri abiri avuga ngo icya mbere Imana nigufate ukuboko kw'iburyo, nirangiza igukenyeze, kuko nigukenyeza hari ibyo Satani yagiye agukenyeza bizakurwa, ariko kuko Imana yagukenyeje ikagukomeza, ibikugendaho uzabishaka ubibure. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Reka dusengere mw'iri jambo, niko nashaka kugira ngo mbabwire, nongere nkumenyeshe ko Uwiteka Imana akwiye kugukenyeza. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ineza yawe Mana, tugushimiye urukundo rwawe Mana n'iki kinyejana. Sengeye buri muntu wese uzakurikira aya magambo kugira ngo umukenyeze, nurangiza kumukenyeza umukomeze amaboko, umurinde gusukumwa. Hari ibindi bintu byinshi byagiye bikenyeza abantu, ariko wowe ukenyeza abera, ukenyeza itorero, ukenyeza abahanuzi, ukenyeza abavugabutumwa, udukenyeze. Numara kudukenyeza, ikindi tugusabye, dufata ukuboko, kuko umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu aramfata, yamara kumfata akankomeza. Natwe udukomeze, umuntu wese udukurikira uri kutwumva umukomeze. Numara kumukomeza, umufate n'ukuboko kw'iburyo bwera. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen.